neza aho muri hose mu izina rya Yesu. Twemo twumva indirimbo nziza ivuga ngo umuririmbyi yaririmbye avuga ngo mana nduburira amaso yanjye ku misozi, ese gutabarwa kwanjye kwava hehe? Mu by'ukuri rero nta handi wakuburira amaso mu bibazo ufite mu ntambara uri kurwana, nta handi wakuburira amaso uretse kuwiteka. Ndabakiriye rero mu ijambo ry'Imana, nsuhuje inshuti zanjye, abavandimwe abari mu Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali, mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda. Dusuhuje abantu badukurikira bari mu Burundi, badukurikira bari Uganda, muri East Africa hose. Ndabizi ko harimo abakunzi bacu badukurikira mu ijambo ry'Imana umunsi ku munsi. Hanyuma suhuje n'abari ku yindi migabane itandukanye, hari inshuti zacu ziri muri Amerika, mugiye mudukurikira mu ijambo ry'Imana, mukaduha ibitekerezo, mukaduhamagara. Imana ibahe umugisha. Hari abandi bavandimwe baba mu Bubiligi, nabo turabasuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe. Rero turabashimiye kudukurikira kuri Ururembo Rwera TV. Imana ibahe umugisha. Hanyuma uyu munsi nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana. Muri uyu mwanya ndifuza ko umuntu wese urimo uradukurikira muri aka kanya, ndetse n'uzadukurikira mu bitandukanye, kuko iri ni ijambo ry'Imana riguma kuri channel ya YouTube Ururembo Rwera TV, ku buryo umuntu ashobora kuyirishakisha n'ikindi gihe akaba yaribona kongera akaryumva. Hanyuma wowe rero udukurikiye, ndagushimiye ko wahisemo kudukurikira kuri Ururembo Rwera TV. Imana iguhe umugisha, nkwifurije amahoro kandi ndakwakiriye mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero nk'uko bisanzwe, niba utarakanda subscribe kuri channel yacu y'Ururembo Rwera, wakanda subscribe kugira ngo ubashe kujya udukurikira umunsi ku munsi. Imana iguhe umugisha, ukaba ndetse n'uwa mbere mu kujya ubona ijambo ry'Imana dushyizeho. Imana ikugirire neza. Kandi nuko wumva iri jambo ry'Imana ukanyurwa ukishima, niko nifuza ko waryoherereza n'abandi bose kugira ngo nabo bumve iri jambo ry'Imana. Kora share rero, wohereza inshuti n'abavandimwe abashe kumva iri jambo ry'Imana. Abantu mubona ubutumwa kuri WhatsApp bw'iri jambo ry'Imana tuba twakoze, ibiganiro tuba twakoze, badukurikira kuri Facebook, kuri Instagram, hose n'Ururembo Rwera. Imana ibahe umugisha. Hanyuma mukandira like kandi muduhe n'ibitekerezo. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero mwari mumenyere kudukurikira mu kiganiro cyitwa ukuri ku byerekeye Imana. Ngira ngo nicyo twari tumaze iminsi tubagezaho, ntabwo kirarangira kuko n'ubundi ngira ngo tugeze ku gice cyacu cya 12 kandi gifite ibice 34. Abantu mudukurikira mukaduha ibitekerezo, ndabashimiye cyane. Hanyuma uyu munsi ntabwo tugiye gukomeza mu kiganiro kuri kubyerekeye Imana, ahubwo nifuje kubasangiza ijambo ry'Imana bitewe n'igihe turimo. Uyu munsi hano mu Rwanda ndetse no mu isi yose twugarijwe n'icyorezo cya coronavirus cyangwa se COVID-19. Mu by'ukuri rero abantu benshi barahangayitse, imitima y'abantu yagiye kure, benshi barimo baribaza uko bizagenda, benshi barimo baribaza se bizarangira ryari, benshi barimo baribaza se nyuma yo kurangira hazakurikira iki. Mu by'ukuri nta numwe uzi uko bizarangira, nta nuzi uko bizagenda. Mu by'ukuri iri jambo nifuza ko riri bukomeze umuntu uri buribone muri iki gihe turimo, twugarijwe n'icyorezo cya coronavirus, ndetse rikazakomeza n'undi muntu wese uzaryumva na nyuma y'uko icyo cyorezo cyaba cyaramaze kuvaho. Rero ndabakiriye mu mwanya w'ijambo ry'Imana, umwanya mbashimira kuba mwaduhaye. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Yona, igice ni cya 3, umurongo waho ni uwa 6. Mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Yona, igice cya 3 n'umurongo wa 6, ijambo ry'Imana riravuze ngo, igitabo cy'umuhanuzi Yona mu gice cya 3 umurongo wa 6,
ijambo ry'Imana rivuze ngo ijambo rigera ku mwami w'Nineve ahaguruka ku ntebe ye y'ubwami, yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira, yicara mu ivu, ategekana itegeko n'abatware b'intebe baryamamaza i Nineve bati, umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho, kandi amatungo y'amashyo n'imikumbi bye kurisha, kandi bye kunywa amazi, ahubwo abantu n'amatungo byose byambare ibigunira. Abantu batakambira Imana bakomeje, kandi bahindukire, umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Ntawubizi aharaho Imana yahindukira ikigarura, ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite ntiturimbure. Imana ibonye imirimo yabo, uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura, ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Turakomeza twongereho ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi witwa mu rwandiko rwanditswe na Yakobo. Urwandiko rwanditswe na Yakobo ni mu isezerano rishya. Urwandiko rwanditswe na Yakobo igice ni cya 5 umurongo wa 15. Urwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya 5 n'umurongo wa 15 haranditse ngo, urwandiko rwanditswe na Yakobo igice ni cya 5 umurongo wa 15 haranditse ngo, kandi isengesho ryo kwizera rikiza umurwayi, umwami akamuhagurutsa, kandi naho yaba yarakoze ibyaha azaba abibabariwe. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Turashima Imana kubw'uyu mwanya w'ijambo ry'Imana twinjiyemo. Reka tubanze dusengeho, dusaba Imana kugira ngo ibane nanjye ugiye kuvuga ijambo, kandi ibane n'umutima wawe ugiye kuryumva. Mana yacu, usaba umwami wacu Yesu Kristo, ngushimiye abantu bazumva iri jambo ryawe, kandi ngushimiye n'abaryumva aka kanya. Nyagasani mubyeyi mwiza, rero sabiye umugisha buri muntu wese wemeye kwakira iri jambo akemera guhindurwa naryo, kandi buri muntu wese uryumve, ndakunyize ngo rihindure umutima we, iwerekeze kuri wowe Nyagasani Imana isumba byose. Iri jambo ritume gusohoza icyo wagambiriye kuri ryo, kandi nanjye ndagushimiye ko banye nanjye muri akanya, mu izina rya Yesu, amen. Ndabashimiye rero kubwo kwifatanya nanjye muri iri jambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma mbere na mbere ndagira ngo mbanze mukomeze wowe unteze amatwi. Iki ni igihe buri muntu wese yihugiyeho, buri muntu wese yibaza ngo bizagenda bite, ariko mureke mbabwire ijambo rimwe: iyo ibibazo bije bidusunikira ku Mana, bitwohereza mu masengesho, bikwiye gutuma twisuzuma, tukareba uko twari tubanye n'Imana cyangwa se uko tubanye n'Imana. Iki ni igihe cyo gukosora aho twari twarakosheje. Iki ni igihe cyo kugira ngo twiyohore tuve kuri Satani, twiyohore twitandukanye n'ingoyi y'icyaha, duhinduke kandi duhindure n'imiryango, duhindure n'ibihugu tubamo. Ijambo ry'Imana dusomye, iri jambo umuntu wese uryumva aryitondere, kuko ni ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Ndimo ndasenga Imana, ndimo ndayibaza ngo ese icyerekezo cy'ubuzima bw'abari mu isi ni ikihe? Ese ibyari byaragezweho ko mbona bisa naho birimo biragenda byongera imanuka hasi, ni iki? Icyerekezo cyacu ni ikihe?
mu by'ukuri rero iri jambo Imana yari impaye kugira ngo ndikubwire wowe nawe uze kuribwira abandi nabo uribwire bazaribwira abandi. Byaba byiza umuntu aguhaye Imana akakugabira ariko nawe ukazagira ugabira. Rero tugira ikibazo cyo kwigisha abantu ariko bo badashobora kwigisha abantu. Tugira ikibazo cyo kwigisha abantu badafata ibyo biga ngo nibarangiza bya bindi iyo mbuto dutera muri bo izamere yera izindi nabo babashe kuriha abandi. Ariko iri jambo ndagira ngo uryumva wowe nkurikiye ku Rurembo Rwera TV, wowe uribona kuri Facebook, wowe uribona kuri Instagram, wowe uryumva kuri WhatsApp, urasabwa iri jambo kuriha abandi banushiti zawe kuko ni ijambo risanwe n'Imana mu gihe nk'iki ngiki turimo, isi yugarijwe n'icyorezo cy'indwara cyahangayikishije abantu benshi cyane. Iri jambo ry'Imana dusomye ndagira ngo mvuge ku gihugu cyitwa Nenevu. Igihugu cyitwa Nenevu nk'uko dusomye mu nkuru za Yona n'ubuhanuzi mu gice cya 3 cyayo naho dusoma. Mbere na mbere muzi amateka y'umuhanuzi witwa Yona. Imana yaramutumye bwa mbere, imutumye Nineve, iramubwira ngo genda i Nineve uje guhanurira abantu ba. Yona yanga kujya i Nineve. Ntabwo Yona yanze kujya i Nineve kuko yari asanzwe asuzugura Imana. Yona yari asanzwe yumvira Imana. Yona Imana yari isanzwe imutuma akagenda. Yona Imana yari isanzwe imubwira akayumva. Ariko uyu munsi habonetse ikiba, habonetse aha, habonetse umurwa. Haleluya! Imana itumyemo Yona yanga kugenda. Kubera iki Yona yanze kugenda? Ese nuko Yona yari yagiye mu ntege? Ese nuko Yona yari asuzuguye Imana? Hoya, hari ibintu bitatu Yona yagendeye. Hari ibintu bitatu byatumye Yona yanga gutumwa i Nineve. Ikintu cya mbere, ijambo rya mbere, Yona yarazi neza yuko abantu bo muri murwa w'i Nineve bo muri kino gihugu byanga bikunda naho yababwira n'ubundi batazamwumva, n'ubundi batazihana. Ariho hahandi n'ubundi nubwo agiye kubaburira ntibazihana, n'ubundi bazarimbuka. Ijambo rya kabiri, Yona yarazi neza yuko muri iki gihugu, haleluya, batemera abakozi b'Imana, batemera abahanuzi. Yarazi ko najyayo byanga bikunda azahababarira. Yarazi ko najyayo byanga bikunda bazamufata bakamugirira nabi. Icya gatatu, Yona yatinye yuko najya muri iki gihugu azahasiga ubuzima bwe kuko yarazi neza ko nagerayo akababwira ubutumwa bwiza Imana y'umuco byanga bikunda atazapfa y'amahoro, bazahamwicira akaba ariho asiga ubuzima bwe. Byo nibyo byatumye Yona yanga gutumwa i Nineve. Yona amaze kwanga gutumwa n'Imana yarahunze ashaka guhungira yuko itarushiye. Aragenda atega ubwato, arimo aragenda bari mu nyanja, bari mu mazi. Imana ahead before the Lord. Imana iteza umura mu bwato. Bureka mabyi iyi saha igeze ibihugu muri imirenge mutuye, uturere mutuye, intara mutuye, iyi saha igeze abantu bageze ku rwego. Haleluya! Imana ibatuma umukozi wa akaba adashobora, akaba atinya kujya kubabwira kubera yuko uwo abakozi b'Imana bazi neza yuko nubwo Imana ibatuma ariko baravuga ariko ntibumva, kandi banazi neza yuko hari igihe Imana ibatuma, haleluya, Imana ishobora gutanga ubutumwa bwa bamwe mu bantu bakomeye ariko kugira ngo bubagezeho ni ikibazo kubera yuko byanga bikunda. Umukozi w'Imana wabuha byanga bikunda azi neza yuko najya no kubabwira ashobora kuhasiga ubuzima.
ashobora kutagaruka. Haleluya. Rero iki nicyo gihe cyageze kuri Yona yari azi neza naramuka agiye Nineve batazamwumva. Ikindi cya kabiri ashobora kuzakubitirwa. Icya gatatu akaba yahasigana ubuzima. Nicyo cyatumye Yona yanga gutumwa n'Imana. Abantu mu ntegama, abantu bari mu isi, abagabo, abasore, abakobwa, ababyeyi, mugeze ku rwego, tugeze ku rwego Imana idutumaho umuntu akaba yatinya kuza kutubwira, kuko azi neza yuko ibyo avuga tutabyumva, kuko azi neza yuko ibyo avuga abantu batabyita. Urwego isi igeze ni urwego Imana ihamagara abakozi ba kugira ngo ibatumwe mu isi, bakagenda bikandagira, bakagenda bafite ubwo, kubera yuko bazi neza yuko aho isi igeze. Ntiyemera uyibwira Imana, ntiyemera uyibwira kwihana, ntiyemera uyibwira gukizwa, ntiyemera uyibwira ubutumwa bwiza, ntiyemera uyibwira iby'ubugingo, yemera uwayibwira iby'ubwenge bw'isi. Abari mu isi bemera bababwira ibibanezeza gusa, ntabwo bemera bababwira ibyo kwihana. Icyo nicyo kintu cyatumye Yona atinya kujya Nineve. Magishi Yona rero arimo arahunga agana i Tarushishi, ari mu nyanja. Imana iteza umuraba mu nyanja kugira ngo Yona abone yuko ntaho yahungira Imana. Iri jambo naryo ndibwira abakozi b'Imana, bakozi b'Imana munteze amatwi n'abazanyumva. Ntabwo ukuri ko aho Imana igutumye hose, baba bakwemera baba batakwemera, baba bakumvira baba batakumvira, Imana igutegetse kujyayo, Imana igutegeka kujyayo. Ntabwo ari ngombwa ko bakumvira, kandi ntunazi niba bazakumvira cyangwa niba batazakumvira. Yona yanze kumvira Imana, agira ngo arayihunze, ari mu bwato arimo aragenda. Imana iteza umuyaga, teza ishuhe, teza umuraba, umuyaga uba mwinshi. Abantu bagira ngo hari nuko ubwato buremerewe n'imizigo, baravuga bati mureke tujugunye rimwe mu mazi. Bajugunye ibintu byabo mu mazi, ariko n'ubundi umuyaga urakomeza uraza. Mu gihe rero, haleluya, mu gihe Yona yarebaga akabona ko ari guteza ikibazo, yagerageje kwihana, arangije arabwira ngo rero mwikwirirwa mwirusha, mwikwirirwa mujugunye ibintu byabo. Ikibazo ntabwo ari umuremere bw'ibintu, ikibazo ntabwo ari imizigo, ikibazo ntabwo ari ibiri mu mazi, ikibazo ntabwo ari uko ubwato bwaremere. Haleluya. Ahubwo ikibazo ni njyewe. Mureke mbabwire mwabanteze amatwi aho muri hose, mu bihugu bitandukanye, mu ntara zitandukanye, mu duce dutandukanye, nimureke mbabwire, ikibazo ntabwo ari coronavirus, ikibazo ntabwo ari uburwayi, ikibazo ntabwo ari ubukene, ikibazo ntabwo ari uko abantu barwaye, ikibazo ntabwo ari uko bizinesi zaga, ahubwo ikibazo ni mwe. Umuntu wese uneze amatwi anyumve, ntabwo ikibazo ntabwo ikibazo ntabwo ari nyirizu, ikibazo ntabwo ari umuturanyi wawe, ikibazo ntabwo ari itorero usengera, ahubwo ikibazo ni wowe. Yona arababwira ngo ikibazo ntabwo ari uko ubwato bwaremerewe, ahubwo ikibazo ni jyewe. Ikibazo ni uko ntumviye Imana, nanze ko Imana intuma. Mwabakozi b'Imana, ikibazo ntabwo ari uko insengero zifunze, ikibazo ntabwo ari akajagari mu nsengero, ahubwo ikibazo ni mwebwe ko mutumviye Imana. Ikibazo ntabwo ari ibibazo muhura nabyo, ikibazo ntabwo ari coronavirus. Mbaze bwira abantu banteze amatwi, mfite n'agahinda ke ndetse numva afite n'ifu. Ntabwo ikibazo ari coronavirus yahangayikishije isi yose. Ikibazo ni abantu banze kumvira Imana, bigira abanyabwenge, bigira abadasanzwe, bigira abahanga. Ikibazo ni mwe. Yona aravuga ngo ntabwo ikibazo ari uko ubwato buremerewe, ahubwo ikibazo ni njyewe ko ntumviye Imana. Yaba mwamenyaga ko ikibazo ari mwe, yaba twamenyaga ko ikibazo ari twebwe. Ikibazo ntabwo ari uko bizinesi zihagaze, ikibazo ntabwo ari inzego zivuga ngo mugume mu rugo, ikibazo ni mwebwe.
mubashije kwihana indwara zakira, ibyorezo byagenda. Muramutse bihanye mukamenya ko ikibazo ari mwe, bizinesi zakongera zigakora. Mwabakozi b'Imana, ntabwo ikibazo ari uko insengero zafunzwe, ikibazo ni mwe. Mwabakobwa, ntabwo ikibazo ari uko abagabo babuze, ikibazo ni mwe. Mwabashomeri mwe, ntabwo ikibazo ari uko akazi kabuze, ahubwo ikibazo ni mwe, mwe mugakeneye. Yona arababwira ngo ntabwo ikibazo ari uko ubwato bwaremerewe, ahubwo ikibazo ni njyewe wanze kumvira Imana, nkanga yuko intuma. Numara kumenya ko ari wowe uzikiza wowe ubwawe, ukize n'umuryango wawe, ukize n'igihugu cyawe. Numara kumenya ko ikibazo ari wowe. Madamu, wowe ari intambara mu rugo rwawe, ntabwo ikibazo ari uko umugabo yahindutse, ahubwo ikibazo ni wowe. Wowe ari imiserero mu kazi, ntabwo ikibazo ari abakoresha bawe, ahubwo ikibazo ni wowe. Yona aravuga ngo erebito sanzwe, aravuga ngo ntabwo ikibazo solo gidi ni moro, ntabwo ari uko ubwato bwaremerewe, ahubwo ikibazo ni njyewe. Amaze kuvuga ngo ikibazo ni njyewe, baravuze ngo bigende bite. Numara kumenya yuko ari we kibazo, Imana izafata imyanzuro. Nimara gufata imyanzuro, umaze kwihana, maze kumenya ko ikibazo ari wowe, Imana izafata umwanzuro. Uwo mwanzuro uzakugira akamaro, ugirira akamaro abo mu bana, ugirira akamaro igihugu ubamo, ugirira akamaro itorero, ugirira akamaro abo musengana n'abo mukurana bose. Yona amaze kuvuga ngo ni njye, baramufashe bamuroha mu nyanja. Imana irabanza imuha agahano gatoya, imushyira mu nda y'urufu. Imuha agahano gatoya kuko yagize ikibazo, kuko atumviye Imana. Haleluya. Hari igihe wasanga ibihe turimo ari igihano, ariko nitumenya yuko ikibazo ari twe, tukihana, ahari Imana yatwumvira ikatugarukira. Ageze mu nda y'urufi, amaramo iminsi 3. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu, Yona yibuka yuko Imana ari inyambabazi. Haleluya. Maze kwibuka ko Imana ari inyambabazi, ikibazo ufite nuko utazi ko ikibazo ari wowe. Arangije yibuka ko Imana ari inyambabazi, arasenga, asengera mu nda y'urufu, ahamagara Imana, arihana. Amaze kwihana, Imana iraza itegeka urufi rumuruka imusozi. Yona amaze kugera imusozi, Imana ntabwo ijya yica gahunda ya, nubwo wayihunga, nubwo wabyihorera, nubwo wakwidindiza, gahunda y'Imana ntabwo igihe irangira. Gahunda y'Imana ntabwo igipfa, gahunda y'Imana irakomeje. Nubwo mutari gusenga, nubwo mutari gukora, nubwo mutari kubona bizinesi zanyu zikora, nubwo abasezeranye n'Imana mutari kubona amasezerano, mubona ubuzima busa naho bwahagaze, ariko gahunda y'Imana irakomeje, kandi gahunda y'Imana irakomeje. Tekereza igihe tumaze, cyangwa se igihe mumaze, cyangwa icyo muzamara, bizinesi zifunze, abakora akazi gafunze, kubera icyorezo cyugariza isi cya coronavirus, kigeranye n'igihe Yona yamaze mu nda y'urufu, atareba, adasohoka. Ni nk'uko tutegeka kuguma mu rugo, kandi nibyo koko. Ibaze Yona nawe ko yagumye mu nda y'urufu, ariko igihe yibutse ko Imana ari inyambabazi, akihana, Imana yamusohoye mu nda y'urufi, kandi yamusohora mu mahoro. Nawe nibuka ko ikibazo ari wowe, warangiza ukihana, ugasenga. Nitwibuka ko ikibazo ari twebwe, twarangiza tugasenga, tukihana, Imana izadusohora mu rugo, kandi ibintu ari amahoro. Imana imusohora mu nda y'urufi, rumuruka imusozi. Rumaze kumuruka imusozi, gahunda y'Imana irakomeza.
ndagira ngo mbabwire ngo nawe nubwo mumeze nk'abari mu nda y'urufi, ariko iyo nda rufi murimo nimwe mwayijyanyemo, nitwe twayishyizemo, ntabwo twavuze ukuri. Hari twakoze ibyangwa n'amaso y'Imana. Abantu bigize abanyabwenge, bigira bakomeye, bisumbisha Imana, bigira abahanga, bazi ko aribo bayoboye isi, nyamara ntabwo bazi ko hejuru yabo hari imbaraga z'Imana, hejuru yabo hari isumba byose, hejuru yabo hari yaremye isi, yanika ikirere badahari, irema isanzure badahari, irema izuba badahari, ibarema batari babizi, nta mugambi abifitemo. Yona Imana imaze kumukura mu nda y'urufi, ni nk'uko natwe Imana izabidukije coronavirusi, ariko izabikora kubera yuko twiyabitse ko ikibazo ari twebwe, tukiyana, tugasenga, tukagarukira Imana, tukemera ko turi abanyabyaha. Icyo gihe Imana izadusohora muri iyo nda y'urufi twishyizemo, muri iyo nda y'urufi twiyoherejemo, bitewe n'uko turi abanyabyaha. Turasabwa kwihana kandi tugasengera mu nda y'urufi. Reka mbanze nkangura abarokore, muvana iby'ubwana mu masengesho, muvana iby'ubwana mu gakiza. Ntabwo abantu basengera mu nsengero, ntabwo abantu basengera uko bari kumwe na ba pasitoro, ntabwo abantu babwiriza ari uko bari mu nsengero, ntabwo abantu bahanura ari uko bari mu nsengero. Yona yasengeye mu nda y'urufi, namwe musengere mu nda y'urufi. Ntabwo abantu bakizwa ari uko insengero zifunguye. Yona yasengeye mu nda y'urufi, namwe musengeremo, nimwe mwahishize. Niba Yona yarasengeye mu nda y'urufi mu minsi 3, yari amasengesho y'imisi 3, kuko yari ayimaze atarya. Nawe sengera mu rugo, sengera mu rugo, kora amasengesho, wiyiriza ubusa, uzasohoka mu nda y'urufi. Umugambi y'Imana ukomeze, kandi gahunda y'Imana ikomeye. Yona amaze gusengera mu nda y'urufi, Mana hiri mu ijuru yaramwitegereje. Ndabatangariza ibitangazo, mwaba pasitoro, mwaba shuma, abantu bose babwiriza ubutumwa, abahanuzi intumwa z'Imana, musengere mu nda y'urufi, mwanurire mu nda y'urufi. Haleluya. Zori bidigadimo, mwanurire mu nda y'urufi. Musengere mu rugo, mwanurire mu rugo, mubwiririze mu rugo, kugeza umunsi Imana izabareba ikabasohora mu rugo, mwishize mu mwego bwawe, kabasohora mu nda y'urufi, mwishize mu mwego bwawe. Imana imaze kumusohora, yaramubwiye ngo Yona, nta nubwo wari warishize mu nda y'urufi, ariko umugambi wanjye urakomeza. Mbabwiza ukuri, ibi nibirangira tutakiri muri guma mu rugo, indwara imaze guceba, ibyorezo bimaze kugenda, ubuzima bumaze kongera gusubira mu buryo, umugambi y'Imana uzakomeza, gahunda y'Imana izakomeza, gahunda y'Imana izakomeza, kandi umugambi w'Imana uzakomeza. Yaramubwiye ngo ntabwo umugambi wanjye uhagaze, ahubwo komeza, genda Nineve. Yaramubwiye ngo genda ujye Nineve, ugende ubaburire, numara kubaburira urangiza witahire. Mana ishimwe, umurwa w'i Nineve kuwuzenguruka byari ibintu bitoroshye, kuko uyu murwa umuntu w'umunyambaraga yawuzengurukaga iminsi 3 yose, yawuzengurukaga iminsi 3 yose, amanywa n'ijoro ataruhuka. Yona yemerera Imana, nusohoka mu nda y'urufu, nusohoka mu rugo, nidusohoka muri iki cyorezo, nidusohoka muri ibigeragezo, muzumvira Imana, muzemerera Imana, kubera yuko ingaruka turimo nizuko tutumviye Imana, nizuko tutemeye Imana, nizuko tutubasha ijambo ry'Imana, nizuko tutakiriye intumwa z'Imana, nizuko tutemeye ijambo ry'Imana ngo rituyobore, abantu bakihindura abanyabwenge. Yona yemerera Imana, none nawe wemerera Imana kandi uzemerera Imana. Uyu munsi isengesho turimo cyangwa se ijambo turimo niringiri maze kuvuga, kandi navuze ngo dusengere mu nda y'urufi. Twese turi muri guma mu rugo, turi mu rugo koko, ariko musengere mu rugo.
ababwiriza mubwirize mu rugo, abahanura muhanurire mu rugo. Niba udafite umuryango uhanurira, nushaka guhanurire n'intebe ziri mu nzu wawe, nushaka guhanurire n'ibikuta by'inzu. Abiriza mwirize mu rugo. Yona yasengeye mu nda y'urufi, ariko mbibutse neza ikibazo ntabwo yari inda y'urufi, ikibazo cyari Yona. Natwe ikibazo ntabwo ari kuguma mu rugo, ahubwo ikibazo ni twebwe tutumviye Imana. Bibiliya yavuze iki? Yona asengeye mu nda y'urufi. Yakobo yarandi muri 5:15 hamwe twasomye, aravuga ngo isengesho ry'umukiranutsi, haleluya, sengesho ririmo kwizera rihagurutsa umurwayi, naho yaba yarakoze ibyaha Imana iramuhagurutsa. Yona yasenze isengesho ririmo kwizera, nubwo yari yarakoze ibyaha Imana imukura mu nda y'urufi. Natwe dushobora gusenga isengesho nubwo twakoze ibyaha, ariko isengesho ririmo kwizera rishobora kudukura mu rugo, rishobora kudukiza kode, rishobora kudukiza icyorezo cya coronavirus, cya COVID-19. Isengesho ryo kwizera rikiza umurwayi, naho yaba yarakoze ibyaha Imana ikamubabarira. Niko Yakobo yavuze. Yona yasengeye mu nda y'urufi, asenga isengesho ryo kwizera, nubwo yari yarakoze icyaha cyo kutumvira Imana, Imana imusohora mu nda y'urufi. Isengesho ryo kwizera ryakiza abanyarwanda, nubwo mwakoze ibyaha. Isengesho ryo kwizera ryakiza abarokore, nubwo bakoze ibyaha. Isengesho ryo kwizera ryakiza abahanuzi, nubwo bakoze ibyaha. Selebita aniho rigadi mando so before. Isengesho ryo kwizera ryikiza umurwayi, naho yarakoze ibyaha Imana ikamubabarira. Yona azenguruka Nineve, azenguruka iminsi 3, ababwira ngo nimwihane, nimutevo desanzu, arababwira ngo nimwihane. Mbibutse neza, yobabwira Nineve, ntabwo yigeze ababwira ngo musenge, ntabwo yigeze ababwira ngo ni enetari, ntabwo yigeze ababwira ngo Imana izababarira, ntabwo yigeze ababwira ngo nimutakambira Imana izabagarukira. No. Yarababwiye ngo mu minsi 40 Imana igiye kuza kubarimbura, ibarimbuje umuriro. Yarababwiye ngo mu minsi 40 Imana igiye kuza kubarimbura, ibarimbuje umuriro. Yarababwiye ngo mu minsi 40 Imana igiye kuza kubarimbura, ibarimbuje umuriro. Haleluya. Tekereza rero, turijyanye n'igihe turimo. Niba inzego zibishinzwe zitubwira ngo mu gihe runaka turateganya yuko muri icyo gihe aribwo yenda coronavirus cyangwa se icyorezo cyugarije isi kizaba kirimo kiragenda gishyira, niko Yona yaje abwira cyangwa se yenda n'abateganya, baravuga ngo muri icyo gihe hazaba hamaze gupfa banga n'abati, hazaba hamaze kurokoka banga n'abati, hazaba hamaze kwandura banga n'abati. Niko Yona yagiye abwira, arabwira ngo mu minsi 40 Uwiteka Imana agiye kubarimbuza umuriro mu minsi 40. Arababwiriza, arababwira ngo mu minsi 40 Imana izabarimbuza umuriro. Bantu bose barabyumva, bumva iryo jambo ry'Imana Yona yaratumweho. Haleluya. Dufite ikibazo cy'abantu bigira bakomeye, bakigira abanyabwenge kandi arabaswa kubabarira, bo kubabarirwa. Bakigira abazi byose nyamara ntacyo bazi, bakigira bari hejuru nyamara bari hasi, bakigira abahambaye nyamara ntacyo bari cyo. Haleluya. Imana ishimwe. Yona maze kubabwira iryo jambo, maze kubabwiriza, Bibiliya yavuze ku murongo wa 6, twasomye mu gice cya 3, Yona igice cya 3 murongo wa 6. Bibiliya yavuze ngo iryo jambo riragenda, jambo Yona yavuze, haleluya, cyamira ijambo rikagenda,
bigiremo uruhare nawe uribwire bagenzi bawe, bigiremo uruhare nawe uryohereze bagenzi bawe, kubera yuko aka kanya urimo urikurikira ku Rurembo TV, urimo urikurikira kuri WhatsApp, urimo urikurikira kuri Facebook, bigiremo uruhare iri jambo rigende, iri jambo haleluya. Yona ntabwo yageze ibwami, ntabwo yigeze ajya kubwirizayo, ntabwo yigeze ajya kuvugayo, ariko hari ababigizemo uruhare, maze ijambo riragenda rigera no ku mwami. Nawe gira uruhare ijambo ry'Imana ryamamare, nawe gira uruhare ijambo ry'Imana rikomere. Shobora kubikora ukabwira abo muturanye, kababwiriza, ukabumvisha iyo audio cyangwa ukaboreka iyi video. Shobora kubigiramo uruhare, kohereza abantu kuri Facebook, kohereza abantu kuri WhatsApp, kohereza abantu kuri Instagram, kugira ngo nawe wumvirisha. Yona ntabwo yigeze agera ibwami, ariko ijambo ryageze ku mwami, hari ababigizemo uruhare kugira ngo rihagere. Iryo jambo birayatubwiye, iryo jambo rigera ku mwami w'Inene. Jambo rimaze kugera ku mwami, umwami w'Inene yari umwami ukomeye, yari umwami udahanga, yari nyiricyubahiro, mbega yari nk'ab'iki gihe, yarazi ko ari umunyabwenge, yarazi ko nta ntambara yarwana ngo imutsinde, yarazi yuko nta cyamunanira. Niko ab'iki gihe bameze, niko abayoboye isi bameze, niko abayoboye uduce dutandukanye bameze. Bazi ko nta ntambara yabaderi, bazi ko nta cyago cyababaho, bazi ko nta munyabwenge bari hejuru, bazi ko nta cyabashobora, bazi ko nta kaga kabageraho. Niko n'uyu mwami w'Inenefu yari ameze, ariko ijambo rimugezeho, ijambo ry'Imana rimugezeho. Biya yavuze, ijambo rigera ku mwami w'Inenefu. Akimara kumva iryo jambo, ntabwo yitaye kuko yari ameze, ntabwo yitaye ko akomeye, ntabwo yitaye ko ari umwami, ngo yayisaguruka ku ntebe y'icyubahiro. Cyaba namwe mugahaguruka, abiyita abanyacyubahiro, mugahaguruka mukambara ibigunira, abiyita abanyabwenge, mugahaguruka, abiyita ko ari cyo muzi, mugahaguruka, abiyita ko mu elefo, mbeyita ko muhambaye, mugahaguruka. Ijambo ribagezeho, iri jambo ribagezeho, nimuhaguruke. Umwami arahaguruka, yavuze ngo amaze guhaguruka yakoze iki? Yahise yiyambura umwambaro, yiyambura ikamba ry'ubwami, ayirambika hasi. Haleluya, Mana ishimwe. Yagira ngo yirengere, arengere n'abaturage ayoboye. Mana ishimwe. Yabibi byageraga kuba akomeye, abatwari bayoboye ibihugu igihe, abatwari bahagarariye ibihugu, maze bakiyambura ibigunira kugira ngo bakambara ibigunira, kugira ngo bakize ubuzima bwabo, bakize n'ubwo abaturage bayoboye. Byadufasha, byaba byiza. Y'umwami arangije yiyambura imyambaro ye, yambara ibigunira, maze kwambara ibigunira, haleluya, ahamagara abatware, arangije bakora inama, bategeka itegeko, baravuga ngo nuko rero buri muntu wese ahari ntiyongere gusogongera ku cyo kunywa cyangwa se icyo kurya, ndetse n'amatungo n'amasho byose, buri kintu cyose kiyiriza ubusa, maze n'abantu bareka urugomo rwabo, bareka ibyaha, bareka ibibakora, nibarangiza batakambira Uwiteka. Ahari Imana yatwumva, yarangiza ikigarura, ikareka icyago yarigiye kuduteza. Mana ishimwe. Amaze gutegeka iryo jambo, irepita sanso rigera ku bantu bose, abasambanaga uburaya barabuhagarika, abikinishaga kwikinisha barabihagarika, ababeshaga kubesha barabihagarika, abaryaga ruswa kurya ruswa barabihagarika, abari abajura kwiba barabihagarika, ababyinaga muri buwate zirafungwa, mbega ahantu hose barihama, abafataga ku ngufu ibyo ngibyo barabireka, abakoraga ibyaha
byangana ibyaha bya hato na hato byose barabihagarika, amabuwate arahagarara, utubari turahagarara, ibintu byose ahantu hose hakorerwa ibyaha harahagarara. Abigisha ibinyoma barabahagarika, radiyo zipinga ijambo ry'Imana barazihagarika, ababwiriza bavuguruza ijambo ry'Imana barabahagarika, bahagarika buri kintu cyose kitubahirije ijambo ry'Imana gishobora gutuma ibyago Imana igiye kubateza byabageraho. Ninda mutware, ninda muyobozi, ninda munyamaboko, ninda mwami wahagarika ibintu byose bitumvira ijambo ry'Imana mu gihe nk'iki ngiki ngo arebe ko Imana itarambura amaboko ku gihugu cye. Ninda muyobozi, ninda mutware, ninda munyabwenge wa elesikelebo eletayigadimo, ninda wahagarika buri kintu cyose kitubahiriza ijambo ry'Imana mu gihugu cye mu gace ayoboye ngo arebe ko Imana itakaramburira ibiganza. Ntabwo ikibazo ari Imana, ntabwo ikibazo ari icyorezo, ntabwo ikibazo ari abantu, ntabwo ikibazo ari ingamba zifatwa. Ikibazo ni abantu batumvira Imana, batazi gukira bugufi Imana. Mwabahagarika ibyo byose, kadirake zirahagarara, amarogi arahagarara, hoteli z'ubusambanyi zirahagarara, mbega aho bagurishiriza indaya harahagarara. Arababwira ngo ahubwo buri muntu wese yiyiriza ubusa n'amatungo ye n'abana be, ndetse bambara ibigunira, nibarangiza buri wese areka ingeso zombi asenge. Niba hatabonetse uwo hejuru, niba hatabonetse umunyabwenge wakora ibyo, twebwe dukora iki? Twebwe kumvira ijambo ry'Imana, twebwe kwakirira ubutumwa. Nimwambara ibigunira, mutakambira Imana, kuko ikibazo ni mwe. Ikibazo ntabwo ari coronavirus, ikibazo ni twe tutubasha Imana, tutakire bugufi Imana. Ikibazo ni twe. Ngo barasenga, haleluya, binginga Imana, kandi ijambo ry'Imana ryavuze ngo isengesho ririmo kwizera rihagurutsa umurwayi naho yaba yarakoze ibyaha, umwami akamuhagurutsa. Isengesho ririmo kwizera ryahagurukije abantu b'Inenebe, ryahagurukije abantu b'Inenebe, nubwo bari barakoze ibyaha Imana irabagarukira. Isengesho ririmo kwizera ryahagurutsa Abanyarwanda, nubwo bakoze ibyaha Imana ikatugarukira. Isengesho ririmo kwizera ryahagurutsa amatorero ari mu isi yose, nubwo abarimo bakoze ibyaha Imana ikabagarukira. Swalo bita inimini sansolo bidigidi zolagadi sanso menegidi molo la kuserebo. Isengesho ririmo kwizera ryahagurutsa umurwayi naho yaba yarakoze ibyaha Imana ikamuhagurutsa. Isengesho sikotele before the naissance of malakuti biniwa. Isengesho ryo kwizera rikiza umurwayi naho yaba yarakoze ibyaha umwami akamuhagurutsa. Umwami w'Inenebe n'abatware n'abaturage basenga isengesho ririmo kwizera, bahamagara Imana, bayisaba imbabazi, biyiriza ubusa. Imana irabareba, irebite soki ragido benesa elesike denegidibo, irabareba irabitegereza. Isengesho ririmo kwizera rikiza umurwayi naho yaba yarakoze ibyaha Imana ikamuhagurutsa. Nabaye abantu bifatanyije nanjye, ninda muntu wifatanyije nanjye, umuntu wese uri kumvira ijambo, igihe cyose uzaba wumvira ijambo, waryumva mu kwezi kwa kane, waryumva mu kwa gatanu, waryumva mu myaka magana ngahe, umuntu uzumvira ijambo lezo benatayi gadi moro sakata ya gidimaro. Ndagira ngo nkubwira ngo isengesho ririmo kwizera rihagurutsa umurwayi naho yaba yarakoze ibyaha Imana ikamuhagurutsa.
ikibazo ni uko utazi ko uri umurwayi. Ikibazo ni uko utazi ko uri umurwayi. Isengesho ririmo kwizera rihagurutsa umurwayi naho yaba yarakoze ibyaha, Imana ikamuhagurutsa. Ab'Inenevu bararira, binginga Imana, barayitakira, barayisenga. Haleluya! Ngo barimo barasenga, Imana yitegereza imirimo ya n'ukuntu wahindukiye, yumva isengesho rya ririmo kwizera, irangije irigarura, ireka ibyago yari yagambiriye kubatera. Mw'Abanyarwanda mwe, mw'abari mu isi yose mwe, isengesho mwasenga mwiyirije ubusa, mwihanye ibyaha, mwamaze kumenya ko ikibazo ari mwe, mwamaze kumenya ko ikibazo ari mwe. Rebita no minisiri gidi nyirita, Imana yabumva yarangiza ikigarura. Imana yumva isengesho ryabo, ireba kwizera bagize. Isengesho ry'umukiranutsi rigira akamaro cyane cyane yasenganye umwete. Isengesho ryo kwizera rikiza umurwayi naba yarakoze n'ibyaha, Imana izamuhagurutsa. Isengesho ririmo kwizera rikiza umurwayi naho lobe for disanso minigidi noto kubinisanso. Urakoze Imana, naho yaba yarakoze ibyaha, Imana iramuhagurutsa. Mwakoze ibyaha, twakoze ibyaha, ariko isengesho ririmo kwizera, uri busenge ndi busenge, byanga bikunda riratuma Imana iduhagurutsa. Imana nibaha umugisha kandi bagirire neza. Reka dufate akanya gato turuhukeho, hanyuma nze dusenge twinginga Imana, nkusengere musabire kugira ngo Imana igukure mu nda y'urufi, Imana iguhe umugisha. Kadufata akanya gatoya hanyuma tuze dusenge. Imana ibahe umugisha. Nimujye kure, dufata akanya gatoya tuze dusenge twinginga Imana. Kandi ndabizi neza yuko Imana iri hamwe natwe ndetse yiteguye kuduha umugisha. Buri muntu wese wumvise iri jambo, reka nze ngusengere, musabire Imana gukure muri gereza. Kandi ngiye kwatura amagambo akomeye ku buzima bwawe, ndizera yuko ari bugira akamaro mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Dufite akanya gato tuze dusenga. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa. Ku manywa izuba ntirizakwica, kandi nijoro ukwezi ntuzagutinya. Izakurinda amajya n'amazi, none no mu bihe bidashira. Izakurinda amajya n'amazi, Imana izakurinda amajya n'amazi, none no mu bihe bidashira. Imana izakurinda amajya n'amazi, none no mu bihe bidashira. Imana izakurinda. Haleluya. Maza none no mu bihe bidashira, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya. Imana irinda Abisiraheli, ihorera maso nubwo twakoze ibyaha, ariko ihorera maso ntisinzira.
ihora iri maso nisinzire, kandi izakurinda amajya n'amaza. Ni ukuri izakurinda, papa izakurinda, mama izakurinda, musore izakurinda, mukobwa izakurinda. Imana izakurinda amajya n'amaza. Ni ukuri Imana izakurinda. Reka rero fata akanya dusenge. Imana ibaha umugisha. Reka dufata akanya dusenge. Ndabashimiye kuba mwakurikiye ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge, mbasabire Imana kugira ngo Imana ibakure mu nda y'urufi. Mana yacu, so mwami wacu Yesu Kristo, ngushimiye iri jambo ryawe